zanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mugire amahoro y'Imana. Ni Pastor Ntwarane Anastase, tugiye kubana muri uyu mwanya kuri channel yacu ya Face TV. Turashimira mwebwe mwamaze gukora subscribe, Imana ibahe umugisha. Bajye bakurikirana buno butumwa bakabusangiza abandi, bagakora share, bakaduha comment, bakaduha like, n'ukuri Imana ibahe umugisha. Basabiye umugisha mu izina rya Yesu. Reka rero dukomeze inyigisho zacu nkuko biri mu ntego y'icano yacu. Dufite intego yo gufasha abantu badukurikirana, gufasha itorero ry'Imana, abana b'Imana gusobanukirwa imigambi y'Imana ku buzima bwabo, gusobanukirwa ubushake bw'Imana ku buzima bwabo, kumenya ubutsinzi Imana yabateguriye kugira ngo buri wese ashobore kuba icyo Imana yamuremeye kuba cyo. Kandi ni amahirwe akomeye kuba icyo Imana yakuremeye kuba cyo, kandi ni igihombo gikomeye kitagira ikigisimbura uramutse uvuye ku isi utabaye icyo Imana yakuremeye kuba cyo. Niyo mahirwe akomeye kurusha andi yose muri ubu buzima, kandi nicyo Yesu yaje gukora ku isi. Yesu yazanywe no kugira ngo abantu babe icyo baremeye kuba cyo, kuko Satani mu cyaha cy'inkomoko cyangwa se mu cyaha cya mbere byatumye abantu binjira mu mugambi wo gutera Imana umugongo. Ariko iyo tukijijwe muri Kristo Yesu tugaruka kuba icyo twaremewe kuba cyo, kandi ubwo nibwo buzima bufite intego, ni nabwo buzima bwiza. Tugiye rero gukomeza kwiga za nyigisho tumaze igihe twiga zigendanye n'ibihe by'imperuka cyangwa se ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo. Tumaze igihe tuvuga cyane tubihuza n'intambara ya Israeli na Hamas cyangwa se abanyapalestina, tubihuza tuvuga ngo ese ziriya ntambara hari ubutumwa zaduha, hari ikimenyetso dushobora kumenya kigendanye no kugaruka kwa Kristo. Twarabibonye ko gihari rwose, kuko Israeli ni umutini kandi watoshye kongera gusubiraho, kongera kubaho. Kurwanya rero no kushaka kusenya burundu nabyo hari icyo byigisha ku bigendanye no kugaruka kwa Kristo. Ari nayo mpamvu byaduteye gutangira kubigisha ibigendanye n'imikorere ya Anti-Christo. Tugiye kubereka amashusho ya Anti-Christo cyangwa se bamupinga Kristo, uko yagiye abaho duhereye mu itangiriro, mu isezerano rya kera. Tuzakomeza kubireba ndetse no mu isezerano rishya, tuzakomeza kubireba kugeza igihe Anti-Christo ubwe azagaragara. Azagaragara ari nde? Ari nayo mpamvu tugiye gutangira kwigiza inyigisho zitubwira ibigendanye na Anti-Christo, kuko kugaruka kwa Kristo kuzabanzirizwa no kwigaragaza kwa Anti-Christo. Rero Anti-Christo ni nde? Ni mupinga Kristo, utemera Kristo, cyangwa se ushaka kumusimbura. Ni ikinyuranyo cya Kristo, ni urwanya Kristo. Rero ikimenyetso cya mbere cya Anti-Christo cyagaragaye ryari? Ikimenyetso cya mbere cya Anti-Christo cyagaragaye mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa 4 n'uwa 5, avuga ngo iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Ngaha rero ahari intangiriro yo kwigaragaza kwa Anti-Christo. Ubundi Anti-Christo na Satani bari hamwe. Iyo tugiye mu byahishuwe tubona Anti-Christo ngari inyamaswa yavuye mu nyanja, yitwa inyamaswa yavuye mu nyanja, ni ubutegetsi bw'abantu, ariko ngo izakurana n'ikiyoka. Hano yitwa inzoka mu itangiriro, yitwa inzoka mu isezerano rya kera, ariko iyo bigeze mu byahishuwe yitwa ikiyoka. Ushobora kwibaza impamvu y'ayo magambo abiri atandukanye, inzoka, ikiyoka. Hari abahanga muri teoloji bavuze ngo mu itangiriro yari inzoka, yari ikirimi, ariko mu byahishuwe cyabaye ikiyoka. Kandi ibiryo by'inzoka kandi mu itangiriro bavuga ngo uzatungwa n'umukungugu, kandi umukungugu ni iki? Se ni abantu.
uko umuntu yaremwe mu mukungu. Rero mu byahishuwe cyarariye, abantu barakigaburiye. Uko abantu bakora ibyaha babagaburira inzoka, abantu barayigaburiye ivamo ikiyoka. Aha rero Anti-Christo ubundi ni ugushaka kugaragaza ko nta Mana iriho, gushaka kwigira Imana, kwimura Imana ugasimbura Imana. Hari ikinyoma rero Satani yashyize mu muntu, n'ubu kiracyasirikira, kiracyazenguruka mu bwonko bw'abantu, mu mitima y'abantu, mu bantu b'ingeri zitandukanye, cyane abanyabwenge bize ubwenge bw'isi, ariko bamwe badafite ubwenge bw'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ubwenge bw'isi Imana yabugize ubusazi, iyo budafite Kristo buhinduka ubusazi. Ngo bigize abanyabwenge, ngo ariko Imana ubwenge bwabo yabuhinduye ubupfu. Aha rero Satani yabeshya umuntu ko nawe ngo yaba Imana, ngo namwe muzaba nk'Imana, muzamera nk'Imana. Gushaka rero kwimura Imana, Anti-Christo azaza yimura Imana, agaragaza ko Imana idahari, ari we Mana. Avuga ati abantu barababeshya ngo Imana ibaho. Uwo ni umwuka wa Anti-Christo. Aho uzumva izo nyigisho hose ziba ari inyigisho za Anti-Christo zo kurwanya Kristo, kandi ni inyigisho zahereye kera. Tubona hano aho ikinyoma cyaje ku muntu ko umuntu nawe yaba Imana. Hari uwavuze ngo nurwana intambara yo gushaka kuba Imana, iyo umuntu arwanya intambara yo gushaka kuba Imana, nta kindi kizavamo, urwo rugamba ruzarangira atabaye Imana, ahubwo abaye shitani. Aho umuntu ashaka kuba Imana ntibirangira abaye Imana, ahubwo birangira abaye nka Satani. Tuzagenda tubaha ingero nyinshi z'abashatse kwimura Imana uyu mwuka wa Anti-Christo ukora, ariko bikarangira nyine nabi. Nta rugamba umuntu yigeze arwana rwo kwimura Imana no kurwanya Imana yigeze atsinda muri iyi si yamwe. Hawigeze kurwanya Imana. Niyo mpamvu mu migani harabivuga ngo nta mbaraga, nta bwenge, nta buhanga, nta bushobozi bishobora kurwanya Imana bibasha kubigeraho. Ahubwo iyo umuntu ashatse kurwanya Imana birangira ari kwirwanya. Iyo ushatse kurwanya Imana birangira wirwanije. Rero Anti-Christo n'ubundi bizarangira, tuzabireba, bizarangira ubwabo ari bo birwanije. Ubwami bwa Anti-Christo buzisenya ubwabo. Intwaro zabo za kirimbuzi zo zizabasenya, ubwenge bwabo nibwo buzabasenya. Rero kwimura Imana bizana akaga, bizana ubuzima, bizana akaga. Kandi icyo kinyoma kirimo umuntu azi ko azabigeraho. N'ubu urugamba ruhari ku isi rw'abanyabwenge benshi bakomeye cyane, bumva ko hari igihe kimwe ubukristo buzaba butariho, hari igihe kimwe idini n'amatorero bizaba bitariho, hari igihe kimwe abantu bazaba bayobowe n'ubwenge, bayobowe na tekinoloji, bayobowe n'amafaranga. Icyo ni ikinyoma kidashobora kuzagerwaho, kuko ibi byatangiye kera mu mwuka wa Anti-Christo. Turagira ngo rero dusoze, tuzakomeza kubibereka, tuzabereka uburyo Farawo nawe yashatse uwo mwuka wamukoreyemo, ba Nebukadinezari, ba Antiochus Epifani, abo ni abategetsi, umutegetsi w'umugiriki. Hari n'abandi benshi ba Herode, hari benshi babigerageje, ba Hitleri, ari ba Napoleon n'abandi benshi bagiye banandika n'ibitabo bikomeye, bagiye batangiza babishyiramo n'amafaranga menshi kugira ngo barwanye Imana, barwanye gusenga, barwanye kubaha Imana. Habaye ibitambo byo kwicwa kw'abantu benshi, ariko urwo rugamba rurangira rutsinze uwarutangije, kuko ni ukuvuga ngo iyo urwanije Imana birangira ukwirwanya. Ntawimura Imana ngo bimukundire. Rero twubaha Imana. Nasoza mbabwira ngo ubaha Imana. Muri ubu buzima nta kindi kintu gikomeye kindi ushobora gukora cyiza nko kubaha Imana. Ubaha Imana mu buzima bwawe. Salomo yari umunyabwenge, nawe rimwe asa nk'uwimuye Imana, ariko mu marembera y'ubuzima, reka nkubwire ngo mu marembera y'ubuzima abantu bongera kugaruka ku Mana bari barataye. Rero nawe yongeye kugaruka ku Mana, aravuga ngo mu isi yose, mu buzima bwose, ibintu byose byarageragejwe, igikomeye, igifite agaciro, ibindi byose ni ubuzima.
ukubaha Imana, kubaha Uwiteka. Rero byaba byiza kubitangira kare, utarindire kuzabitangira ugeze ku marembera uri kubona imva yasamye imbere yawe, ukaba ari bwo wibuka ko ugiye guhagarara imbere y'Umuremyi, ugiye imbere y'intebe y'Imana. Ni byiza kubimenya kare. Imana ibaha umugisha. Niba uryohewe usangiza abandi ubutumwa, tuzakomeza kuganira kuri izi nyigisho dukomeza kureba uyu mwuka wa Anti-Christo uhereye kera uburyo wagiye ukora kandi n'uburyo wagiye utsindwa. Uko ukora niko utsindwa kandi no ku iherezo uzatsindwa. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.